Yes, nyemerera nongere ngusuhuze ndetse nagushimire wowe wahisemo kudukurikira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Today tugiye kwigarukira kuri bimwe mu byagiye bivugwa hano hanze. Nagiye mbona abanyamakuru benshi babivugaho, nabonye ni story imaze gufata intera. Ni story ijyanye n'ifungwa ndetse n'ifungurwa ry'uwitwa Apotre Yongwe. Kuri uyu wa makumyabiri na karindwi nibwo uwitwa Yongwe yagejejwe imbere y'urukiko kugira ngo aburane ku bijyanye n'ifungwa ndetse n'ifungurwa mu buryo bw'agateganyo. Uwitwa Yongwe rero ubwo yagezwaga imbere y'urukiko, yatangaje byinshi cyane bitandukanye, nk'impamvu zimurengera zituma zakabaye zituma rwose adafungwa cyangwa se arekurwa. Uwitwa Yongwe rero akurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha iby'undi ariko binyuze mu buryo bw'uburiganya. Uwitwa Yongwe agerageza kwiregura ku byaha yaregwaga, yavuze ko nta shingiro ibyaha aregwa bifite, cyane ko nta muntu n'umwe mu batanze amaturo ndetse no mu bagize ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bamufashamo yigeze ahatiza. Avuga ko abamuriga bakoresheje impapuro, avuga ko we ubwe ku giti cye izo mpapuro azemera, ndetse kandi avuga ko ari amasezerano bagiranye. Rero mu gihe cyose ayo masezerano gihari, we akiyemera kandi yemera kuba yayakurikiza, atumva impamvu n'imwe rero yagatumye ashyirwa mu nzu y'imbohe kandi yakabaye ashaka mikoro amufasha kwishyura abo ngabo atishyuye. Ubwo Yongwe yabazwaga byinshi bitandukanye bijyanye n'ibiganiro yakoze, harimo n'icyo yakoranye n'uwitwa Yago, avuga ko rwose we atunzwe n'amaturo y'abaturage. Yavuze ko biriya ari ibisanzwe, cyane ko ari ibintu yasubizaga nyuma y'uko umunyamakuru yari amubajije, atari ukwishongora cyangwa se kugaragaza ko atunzwe n'amaturo. Uwitwa Yongwe rero nanone kandi yagize gutya aravuga ati, njyewe uko ndeba uku nguku rwose meze nka Pawulo. Ati impamvu imwe ingira nka Pawulo ni uko njyewe nubwo nsengera abantu ariko ndi umu businessman, nkomeza gushaka uburyo bw'imibereho, nkomeza gushaka uko mbaho. Rero sinumva impamvu muri uko gushaka imibereho ariho mwagendera mushaka kunyita igisambo. Ati kuko kuba mfite Yongwe TV ni kimwe n'uko hari abandi bapasiteri bafite indi mirimo bakora. Ati rero sinumva impamvu mwamfunga mugendeye kuri iyo mirimo yanjye. Abajijwe ku kijyanye no kuba yizeza abantu ibitangaza kugira ngo abasengere ndetse akabasaba no gutura, uwitwa Yongwe yavuze ko nta giciro fatizo cyangwa se nta tarifu iba ku rusengero rwiwe, ku buryo akamubwiye ko ngo abantu bose asengera ati abaca amafaranga. Abo ngabo batanga amafaranga bayatanga bitewe n'uko baba bumva bashaka gufasha urusengero. Yongwe kandi yaryunzemo aravuga ati, ibyo ngibyo byo kumbwira ko hari abantu nca amafaranga, mwaba mugiye kumbeshyera, kubera ko amaturo tuyasaba mu rusengero. Ati ntewe no ku munsi w'ejo ku cyumweru, nubwo ntari impari, abasengera iwanjye baratuye kandi amafaranga batuye si njye wayishyuje. Ati rero sinumva impamvu ari njye wajya kuzira ko abaturage batanze amaturo, kandi no mu zindi nsengero zigiye zitandukanye hirya no hino mu mujyi wa Kigali amaturo akomeje gutangwa. Abajijwe ku bijyanye n'isengesho yakoreye Foursquare munyihanganire gatoya. Abajijwe ku bijyanye n'isengesho yakoreye Foursquare, ni rumwe mu nsengero zigezwe mu mujyi wa Kigali. Iryo sengesho n'isengesho uwitwa Yongwe yahakoreye umwaka ushize, yumvikanye asaba abantu gutura cyane. Yongwe yagize ati, ayo maturo nasabaga ntabwo ari ayo kugira ngo ndye. Ati cyane cyane ko nanjye uwo munsi naratuye. Abajijwe icyo yatuye, uwitwa Yongwe yavuze ko yatuye ikoti yari afite
cyane ko we ngo nta mafaranga yari afite, bityo rero akaba yarahisemo gutura ikoti yari afite. Yongwe rero akomeza ahamya ko nta mpamvu n'imwe abona yagatumye urukiko rukomeza kumufunga, cyane ko afite byinshi byo gukora hanze, ndetse ko afite n'umuntu wemeye kumwishingira, ku buryo rwose nta mbogamizi n'imwe abona yateza urukiko mu gihe yaba ari hanze. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwavuze ko iyo mpamvu yo kuvuga ngo afite umwishingizi, mu gihe cyose umwishingizi ngo atigeze agaragazwa mu rubanza rwa mbere Yongwe yaregwagamo, ati nta mpamvu rero yo kuba ubu ngubu uwo mwishingizi aribwo Yongwe amuvugamo. Ubushinjacyaha kandi bwagaragarije urukiko ko gufungwa kwa Yongwe bizabufasha mu gushaka ibimenyetso, ndetse bikanakumira inyigisho mbi uwitwa Yongwe ngo akomeza kugenda ashyira hanze, cyangwa se inyigisho mbi Yongwe akomeza kugenda akwirakwiza mu baturage. Ni mu gihe Yongwe we ubwe ku giti cye akubwira ati njyewe izo nyigisho mbi rwose banshinja ntago nzizi, kubera ko njyewe ibyo nigisha n'ibyo mvuga bijyanye n'imyizerere y'abaturage banjye cyangwa se y'abakristo banjye, ati kuko muri abo bose bampaye amaturo nta n'umwe nigeze nyahatiriza, ntawe nigeze ambwira ko kugira ngo akire agomba gutanga amaturo. Yongwe rero ubwo yagize gutya akabazwa ati se ko abantu wasengeye bagwaye amafaranga batigeze bakira, Yongwe yenzemo aravuga ati njyewe ndi umuntu, nta mpamvu n'imwe nagenderaho mvuga ko abampaye amafaranga batakize. Ati abatarakize biterwa n'ukwizera kwabo cyangwa n'imyemerere yabo, ati kuko njyewe icyo nkora ni ukubasengera, Imana nayo icyo ikora ni ukubakiza. Ati rero mu gihe nagusengeye Imana ntigukize, sinumva aho njye naba nakoze ikosa. Ati muri uko gusenga ni kimwe n'uko nanjye ubu ngubu ndi kwisengera ngo ndebe ko nava hano hantu, kandi buri munsi nza nasenze. Ati kandi siko buri munsi mfungurwa, ati cyane cyane ko kuva nafungwa sindafungurwa, kandi buri munsi nsenga ngira ngo mfungurwe. Ati rero uwo nguwo wampaye amafaranga nkamusengera ibibazo yari afite ntibikire, ati nanjye ni kimwe n'uko nanjye ndi kwisengera ibibazo nanjye mfite bikaba bitari gukemuka. Ati rero twe turi abantu, Imana nayo ifite uburyo ikora, sinumva impamvu najya kuzira imirimo Imana ikora. Ati ibyo ntabwo ari njye wajya kubibaza. Yitwa Apotre Yongwe, cyangwa se ni umupasiteri wabigize umwuga mu mujyi wa Kigali. Ati yakomeje kugenda agaragaza impamvu zimwe na zimwe zumva ko zumvikana, avuga ati njyewe nta mpamvu nakabaye mfungwa. Back to back, niyo mpamvu ibyo nkora byitwa reaction. Kubera iki ubundi Yongwe afunzwe? Hari abantu bamureze, hari abavuze ko batanze amaturo, hari abavuze ko yabasengeye. Kimwe mu byo yavuze ko muri abo bose nta n'umwe yigeze abwira ko azakira rukamuhaye amafaranga, cyane kandi koko arongera ati abo bose bazaga gusenga bazi neza ko ntari Imana. Ibyo ngibyo birumvikana. Niba warafashe amafaranga yawe ukayajyanira umuntu agiye kugusengera, by the way yakubwiye ko ushobora gukizwa, cyangwa yakubwiye ko mu masengesho ugiye kugusengera ushobora gukira cyangwa ntukire, cyangwa se niba hari ibibazo ufite ushobora gucamo cyane ibicemo, ariko akakubwira ati njye nimusengera biraba, right? Ibyo ngibyo ni kimwe n'uko buri muntu wese ashobora kwizeza ko ibyo ari gukora biri buze kuba ariko right. Iyo atari ibintu ari buri bubigene, uzi ko ari Imana iri bubikore nawe ari gusaba Imana, ibyo ngibyo bijyana no kwizera kwawe. Icyo ni kimwe mu byo Yongwe yavuze, ukumva ko afite impamvu avuga ko kuvuga umuntu ngo uramufunga ngo yasenge. Yavuze ati se abapasiteri bose bari mu mujyi wa Kigali bose murabafunga ko njyewe rero namfunzwe ngo natse amaturo ngo abantu baratuye, ejo baratuye, ni yewe n'uyu munsi. Ati yavuze ati hari ahantu bari gutura, ati bose bari gutura se niko muri buze kubafunga. So Yongwe rero mu bigaragara nta gihindutse, ngendeye ngewe kuri point n'uburyo nakurikiranye ibyabereye mu rukiko. Uwitwa Yongwe mu minsi mike araba ari i Kigali, ubwo ni ukuvuga ngo bamwe mu bamugizeho kwishongora, cyangwa se bamwe mu bataramubaniye neza, mwitegure ko Yongwe mugiye kumubona i Kigali, kuko zimwe mu mpamvu rwose yatanze wabonaga ko ari muri position yo gutsinda ubushinjacyaha. Njye nitwa MC Platformer,
iyi ngiyi ni platform KWP250 reaction ku nkuru zagiye zivugwa hirya no hino ndetse no ku ndirimbo zimwe na zimwe zagiye zisohoka. Ni buri munsi everyday. Make sure you make subscribe. Niba wakunze ikiganiro, share kuri friends bawe cyangwa no ku bakolegi bawe, ubundi dukomeze tuendelee.